yagege urumuri karabu films present na GEM studio tangire filime yitwa The Book of Cass. Erega na ka karoro kanyu kari kumbangamira mu mateka y'Ubufaransa. Hari umugabo umwe yitwa Jacques Demora cyangwa se Jacques Demora named Jacques Demora. The grand master of yari umugabo mugenzi uhagarariye mugenzi abakristo bari bashinzwe kwegeranya mugenzi ibicuruzwa bimwe na bimwe bakabijyana i Yerusalemu. To Jerusalem. Starting 7. Ati mu 1307 hari umwami witwa King Philippe wa kane. King Philippe yari umwami w'Ubufaransa mugiye mwiga cyangwa se musome. Urumva? Uyu mwami mugenzi yafunze ura Jacques Demora amuhora yuko mugenzi amushinza amarozi. Yaramufunze amufungana mugenzi n'abayoborwa biwe. Mu 1314 Jacques Demora yaratwitswe yaramanitswe. Baramwishe. Bari kumurenganya mugenzi kuko uyu mwami yashaka mugenzi gutwara imitungo ye warangije aramumanika. Kurikira filime. Mbere yuko apfa yabanje kuvuga aya magambo. Clement and Philippe, we will meet in front of God within 12 months. Urumva? Ati mugiye tuzahura imbere y'Imana nyuma y'amezi 12. Nyagasani 12 months. Impamvu kiyabuze ibi ngibi nukuvuga ngo mugenzi uyu mugabo Jacques Demora ura mwami mugenzi yamumanitse amutwika amuhora yuko mugenzi amurenganyije ari kugira ngo mugenzi atware imitungo yiwe. Uyu Clement yari papa we mugenzi yari padiri mujye mwiga amateka. Sasa uyu papa we padiri urumva ko yakaba yaramuvugiye ntibamumanike. Hanyuma uyu Philippe yari umwami. Kurikira filime na amateka y'Ubufaransa niyo duhereyeho. Ese nyuma y'ibi ngibi byagenze bite? Nyuma y'amateka na amateka dutangiranye byagenze bite? Papa wiwe Clement wundi wari papa niwe yari padiri ntumbaze yapfuye mugenzi nyuma y'ukwezi kumwe. Dead 1 month later. King Philippe wa kane nawe mugenzi yapfuye nyuma y'amezi abiri make yashize. Kurikira filime. Philippe sons abana ba Philippe nabo nyuma yaho barapfuye. Iyi filime mugenzi niko tuyitangiye. Niko filime dutangiye. This was seen by many. Ati bingi abantu bose bifashe nkaho ari umuvumo. Urumva? Kurikira filime cyangwa se umuskasiro watewe n'uyu Jacques Demora. Jacques Demora. Nuko dutangiye filime. And it is ibi ngibi byari kodinzwe mu mateka y'Ubufaransa. Ubu noneho naje kurikira filime. Filime yarangiye ni mutahe mwishyuye makeya. Nyagasane kuki filime yarangiye tutayirebye? Mwaguza ako kunywa kamwe none kashizemo umusizi musare. Tangira filime. Tangira hano hari umusore araza ageze hano executive producer ni gona raza akadomo.com no system amafaranga. Yage umusore yabonye iki? Yasanze hano hari umuntu bamanitse. Nyagasani Gerard Empire Pictures. Nyagasani byagenze bite? Hano hari umuntu wamanitse yewe undi yapfuye. Abantu basa n'abambaye imyenda y'ishuri n'umusore turi kumubona ko yambaye fomu. Nyagasani 79 mu 1979 there was a village called Rukoma. Hari icyaro kimwe cyitwaga Rukoma. There was a poet named Rugamba. Ndetse hari umugabo mugenzi wari umusizi witwaga Rugamba. Uyu si papa wa Musare. Ati ndetse uyu mugabo yakoraga ibisigo bitera imikasi cyangwa bitera imivumo. Used of composing poems that were considered to bring death. Ati nukuvuga ibisigo byiwe byateraga urupfu ndetse byari bikaze cyane byari biteye ubwoba. Nyagasani. And because of this he was rejected by the community. Kubera ibi bisigo yakoraga mugenzi komite cyangwa society yaramwanze irangije iramwirukana imukura muri society. Over time. Ndetse byagenze bite? Both he and his forgotten. Ndetse ibi bisigo byiwe byaragiye biribagirana nyuma yo kumwirukana kuko yaragiye abahantu mu ishyamba nabo batazi baramura n'ibisigo byiwe birabura. Byagenze bite? Yewe now it is the year 2009. Ubu ngubu turi muri 2009. Muri 2009 abantu bavutse muri 2009 nabasubije
nuko filime tuyitangiye. rwandaraza.com mugenzi ni ahantu ushobora kwamamariza kampani zawe zose zose business zawe zose. Salomo tangira n'abasore nihangane subije inyuma rimwe gusa ya tangira filime. Why haven't I seen Salomo? Ese kuki ntabonye Salomo ari he? Salomo ntabwo nzahana zagiye kureba keke. Wese ko kuri seri yagiye kureba keke ati nkuko twaye planinze mugenzi ati turahurira hanze Nyagasani. Okay bimeze neza ati genda ubwira mugenzi Muhoza na Vincent ati bashaka abandi basigaye abana bari hano bana bapanze pango guciga ikigo Nyagasani. Ati nyuma y'iminota 5 turastartinga mission yacu ati niko bimeze ati bimeze neza. I will go to disturb our patron. Ati bugenge ushaka kundangaza patron wacu Hasani Materi dushaka kuruduki ati bushaka kuntu mucikane n'ibintu byo twateguye ati bugiye turakina hanze mu gitaramo abana bapanze kujya gukorera pati hanze turashize ya ati bugiye turibuze guhurira hanze abana bahana push up barangije barakomeza kurikira filime ya Hasani Materi nawe yaje hano. Uyu nani Materi mwana nawe hano yavuye yiri apanze kujya kurangaza Animateri. Ureba kobwo guru badahagurukiye ajya kurangaza Animateri ndondondonduru yebwe bivuze kumurangaza dore kwirya Animateri ndibuze kumukarangira. Urabe mwana vayo mwana arazamuka. Kurikira filime Animateri ari hano umwana yamukurikiye agiye kumurangaza. Umwana uko yakamukurikiye arazamuka urikone kugenda kwikaraga. Ni mu kigo kimwe abana bapanze gucika ikigo. Bimeze bite? Filime imeze itwe yitwa The Book of Cars. Ya areba Animateri hano aramupangira amutera imibare. Sasa Animateri ahita yirwaza. Dore abakobwa ukuntu bigenda yari yirwaje. Ayiwe icyo munda we abana bapanze gucika umugambi bawunogeje. Ahise apanga imugongo yari imugongo ya abana bapanze gucika. Uyu mukobwa aravuze ati ngiye kurangaza Animateri asiga mucikana ibintu byo twateguye n'ibitambaro abagiye kureba keke duhurira hanze bagiye gukora birthday twatubidi mwikoresha ubundi gutuvuga ukongera ukavuka bwa kabiri uri Yesu. Yesu sabari matesha ko mwinjiriwe na Satani nka Olivier. Ya kurikira filime umwana yituye hasi Animateri ajya kwegura abana ibintu byose babipanze ibipangu yose iri ku murongo. Umwana yapanze akantu kose Animateri aregura ajya kubika. Urebe tekinike abana no kwanga bapanze gucika. Uyu naje kurangaza Animateri duce hano arahepfa haramanuka bakata hano inyuma. Bakata hano inyuma. Kurikira filime arinjiza. Sasa tugaruka ku rundi ruhande abana bagiye gucika hanze biyutse undi yagiye kurangaza Animateri. Abandi bana bari hano bagiye guca mu gikari. Uyu nawe afata hano we nta muntu uriyo ntawo. Bana bapanze umupango wose buri kantu gukani aho bacikiye dutangiye abantu bapfa byagenze bite. Uyu arasimbuka arenga hanze. Kurikira filime uyu nawe aterura boro arenze igipangu. Sasa umukobwa nawe yigisha umwitozo amurenze igipangu. Nuko filime imeze. Kurikira filime umwana nawe akuyeyo uruhushya kugira ngo mbe neza ukuntu yanarakaye yagiye kurangaza Animateri amukuraho runo uruhushya ubundi nuko ava ahantu ntacyo ukuyeyo. Ageze hano sasa Animateri ndamukoze yewe araka. Mwana ra bana bapanze gucika. Cyamba turigezemo. Kurikira filime karitsiye bavuze ngo karitsiye yitwa Rukoma.
mugenzi hari ishyamba rimwe yigeze ricikiramo mugenzi umupfumu umwe aragenda yihishayo. Kuki twatangiranye na za nkuru z'Ubufaransa, inkuru z'imikasiro? Ese bimeze bite? Abana bacitse ni benshi, 1 2 6 urumva ya bana bapanze gucikana masera bana n'ibyihebe na masera hano baramucikana nta mikino. Sasa ukuntu twabipanze bapanze gucika nta mikino. Nawe undebere abana babohereje kwiga, umubyeyi aricaye ahangayitse ati umwana ari kwiga, namwe murimo murapanga gucika ikigo mujya gukora birthday hanze. Kurikira filime bahise muzenzi The Book of Kazi cyangwa igitabo cy'imikasiro. Ese iki gitabo gihuriye n'iyi filime? Ese aba banyeshuri turi muri 2009 turi mu mwaka wa 2009 niho agafilime turi twebwe turi mu mwaka wa 90 urumva ya kurikira filime bana bapanze gucika. Urabizi aka katangiye gutereta dai mitomo mata umuko jewe nuvuga ngo ngiye imisozi ifite umugisanga umucyarama bita imisozi. Wa undi wagiye gusaba uruhushya yazanye mugenzi, yazanye uruhushya kwigare, yiziye kwigare motari witukuje witwa Gasisi ishyura. Okay, sawa. Imeze neza. Amuha impombe. Sawa. Imeze neza. Acaho. Yatikankariye yitwa Twarejeje. Ya. Bana bari hano. Bimeze bite? Ese watinze hehe? I have been finding family. Ati ujyana ndi gushaka uruhushya wabibonye? Abandi bari hehe? Bandi bari ko twapanze gucika turi benshi. Aba bana bapanze gucika ari benshi. Uyu yavuye to Rubaga imande yazamutse. Urabe yitwa Mboso. I forgot ati nibagiye pompe yanjye arwaye ansima. Turashize none bacikanye n'abarwayi. Ati mugende abizi ko arwaye asima. Nyagasani ati asima nimbi ya mureka tumugihereza uruhushya myasubire mu rugo. Wiki Don't break our mission. Niwice misi yacu wamusenze. Sawa. Bimeze neza. Abana bamuhaye uruhushya ngo asubire mu rugo. Ureba ukuntu indwara ikiza. Indwara irakiza. Turashize. Umwana asubiye mu kigo. Bari bamucikanye. Ageze mu ngira asanga mugenzi yibagiwe pompe ye arwaye ansima. Bamuhaye uruhushya. Abandi bari hari kuko twari turi benshi kandi bari wavuye. Kurikira filime yagarutse yitwa Munyu. Gikundira ibyo kurya. Hari abana bavutse bakanja utagira ngo ni webwe inzara yiciye ku isi. Amazina bwite yitwa n'ababyeyi yitwa Maria Rosa, yagarutse yitwa Munyu. Ababyeyi bari ikigo cyacu ntabwo ubeshye. Abakobwa bara urabe umukobwa yaramurebye cyangwa yakamurebye. Iki kigoryi igicucu cyacu naho wibeshye pe. Ubundi ngo muri Uganda ngo buri muryango uburimo ikigoryi n'umurozi. Twebwe twize indimi mister, ntago twize ikoranabuhanga ntuze. Sasa dukurikira filime, dukomeze filime. Narimo mbabwira ni mugenzi filime yitwa The Book of Kazi. Bana bateguye gucika ikigo, abana bapanze gucika bajya gukorera birthday hanze y'ikigo. Ese imeze bite? Umwe yasubiye mu kigo. Iri shyamba si the forest. Angalia murima ni murima, ni shamba, ni muzituni. Kurikira filime ya ishyamba. Dore ishyamba binjiyemo. Nyagasani abana bagiye ari uruhuri. Ikibumbe cy'abantu babita ngo iki? Kuranyine baba bari hamwe n'umukumbi. N'uruhuri. Oya shani isenga sha. Ya ikivunge. Niba mwarigiye mu miheno simbizi. Abana bageze hano babiri basigara hano. Nkuko mubizi ntiyabura abantu baba bateretanamo nyine kwa kundi kwaje. Yatangiye gufunga inguni. Umwe yafunze ingumi ni nyuma. Masera arikomereza.
Maseruko yagakomeje. Mukobwa yaramuparitse. Kwega muparitse. Atubanze ariko twicare tubaye tuganire bakwane. Banze ngubaze nyine amakuru ya piri. Icari. Sawa. Hey baby. This one natural is beautiful. Ati mugenzi hano hameze neza. Yusuf Crow. Ati mugenzi. Dati ndabona hameze neza. I like to be. Ati mugenzi nkunze kuba hano. She need to be with you alone. Ati mugenzi nakifuje kubana nawe mugenzi turi twenyine. Ho. Ati se koko nibyo. Want to be with you. Ati mugenzi nanjye cyose nahoze nifuza kubana nawe turi babiri. Batangiye guterana imitoma. Twatangiye bapfa. Guys, Ya, ati ndeba mu maso. I really love you. Ati mugenzi mu by'ukuri ndagukunda. Ati mugenzi. I will stay with you. Ati mugenzi nzagumana nawe. Ati kugeza mpfuye. Ati mu by'ukuri nibyo. Protect you anything. Ati mugenzi. Ati nanjye nzakurinda ikintu cyose cyagutera ubwoba. Ati nzakurinda icyagukanga. Hano hari uwaje kubata. Hari uwaje kumviriza. Ya. Kosora akiri mu mitoma. Umusore ubwo yakabwiye umukobwa ngo hari ikintu nzakora icyo ari cyo cyose nkurinde. Yumvishe umuntu iki numvishe wa? Babe, didn't you? Yose nta kintu wumvishe. I did that. Nta kintu numvishe. Biki? Nothing. Nta kintu wumvishe. Umusore atangiye kwikanga. Ishyambara? Nothing. Ntacyo. Umusore afite ubwoba. Umukobwa arabakande. We mwabasenze mwe muri mubiki. Muri guteretana mwebwe. Bagore baraha. Mugenzi batangiye kwikinira. Ya. Kurikira filime. Sneak, may God forgive you. Umugore ukuntu yamubwiye cyakora Imana izababarira kabisa ukuntu muba mubeshyanye. Filime iraha. Ya. Mugenzi batangiye kugenda mugenzi bakinira mu ishyamba. Twatangiye filime ishyamba hari umuntu uripfiramo. Hapfa babiri. Ese byagenze bite? Ni bande bapfuye? Kuki bapfuye? Kuki twatangire n'amateka y'imikasiro ndetse n'imivumo? Batubwiye amateka y'Ubufaransa yuko no kubana kera abaga imizimu. Ho. Yo mugabo wapfuye witwa Jacques de Molay cyangwa Jacques de Mora. Ndetse batubwira n'undi mugabo witwa Rugamba wabaga mu cyaro yari umupfumu. Ese meze bite? Kuki bihuye n'ibingi byo muri 2009? Ho. Umusobanuzi ni Jedi Skeptical Empire. Niba basakurije. Urumva? Abana bageze hano bahasanze wa mugozi witwa ntuharenge. Oh! Ya, ibayita warning. Nyagasani ntuharenge. Abana bageze hano babona umugozi uzenguruka ishyamba. Oh! Uyu bayita ntuharenge. Nyagasani bimeze bite? Ishyamba binjiyemo. Hey! Ha! Ifirime mbwira mutayirebye mutarara mukanuye. Ya. Munyu. We munyu. Going on here. Iki cyambere hano. I don't know. Ntago mbizi. Please. Ya. Like we are going in there. Biragaragara ko turi kujya mu bibazo. We could go back. Bihangane dusubira mu rugo. Mase yatangiye kubagira inama umwonye nabijyamo. Kuki mugira ubwoba? Wiki. It seems like you... Biragaragara nkaho ugiye turi kujya mu bibazo. Please. Bimeze bite? Ati subira mu rugo. Ese kuki ufite ubwoba? Kubera ko turi kujya mugenzi mu bibazo. Munye aratekereza. I trust my God. Nizera Imana yanjye. Oh! Umwana vayo aciye umugozi yikubita hasi. Nyagasani. Munyu yapfuye filime gitangira. Bakigera mu ishyamba. Ibi ni iki? Bimeze bite? Filime bimeze bite? God, I'm joking. Ndi kubabeshya mwoga hamba mwe. Oh! Icyana cyari kiri gukina. Wiki? Bamusenze urukutubeshya ngo urapfuye kandi uri muzima turagushyingura. Turagushyingura se turashyingura iki? Urikira filime abana binjiye ishyamba. Umugozi baciye ntago bazi uwo wisizeho. Urikira filime abana binjiye ishyamba. Oh! Nyagasani. Ishyamba binjiyemo ni ishyamba mugenzi rimeze ukuntu risa n'iriri ahantu kure. Batangiye batubwira amateka mwayumvise batatangiye filime. Muzajye kwiga amateka y'Ubufaransa cyangwa se muziga amateka y'icyaro cyitwa Rukoma. Urumva? Ya. Bana binjiye mu ishyamba. Tangira kugenda bareba. Urabona iyi nyungwe, urumva? Kera twayigendagamo. Tukiri mu myaka ya za 70 kandi cyavuze muri 2005. Nuko babeshya nuko riva yatubeshya bari kutugira inama z'ubuzima. Wose araufite shayo gaceza.
ngo ni River 250 kurikira filime akajya gatubeshya we uriya ntabwo imyororokere wowe urororotse kurikira filime. Sasa inyuma hasigaye umusore ageze hano sinzi ikintu yakandagiye gwiki nasakuje ndarangara uko bakagenza ishyamba ntabwo ndasubiza inyuma mwihangane. Umusore ageze hano akandagiye hano sinzi ikintu yumvishe nyagasani akubise hano ni ikintu yumvishe wana umwana yaketse ko harimo boro gwiki areba ko abandi barenga arangije mwana dore kujijisha arajijisha kugira ngo bagire ngo ari kubakurikira avumbuye boro ho zo hobunyonye ugenda turabatanga imbere atangira kwiririmbisha ngo bagire ngo ari hafi aribyinisha bamaze kurenga abatera imibare umwana sinzi ikintu akandagiye ho nyagasani ho unabisha uri kuwepo. Umwana ageze hano sinzi ikintu yabonyemo atangiye gushaka ikintu acukure neza areba ikintu kiri mu butaka ho yewe harimo boro. Umwana atsindiye zawe nyagasani mana umwana aratsinze aguye kuri boro. Mwana yaracukuye ko yagacukuye ho nya. Sasa amagambo muri kubona hano hasi yitwa goneraza.com ni ahantu ushobora kwamamaza business zawe. Uragenda ukashyira business yawe ukavuga ati ngiye ncuruza intoryi, ngiye ncuruza indagara, abashaka nibaze barebe. Arangije no acukura boro arayizamura. Goneraza.com yagafashemo akurayo boro ho nyagasani. Ukuntu twatangiye filime mwabibonye. Umwana ikintu yataburuye hano gisa n'ikimazemo iminsi gishaje ho kurikira filime. Yaje hano asangamo igitabo ho igitambaro cy'umukara nyagasani. Nta kindi kintu kirimo, iki kintu kirimo ikintu cy'igitabo gusa. Sasa abantu banga ibitabo ubu ntiyanafungura ngo asome iki gitabo cy'umukara. Niba ari igitambaro cy'umukara harimo ikiwana imbere nta dolari ririmo arafungura. Umwana uko yakarebye igitabo kuko yakoze igitambaro cy'umukara ubu ngubu imbere hari igihe cyaba gitambariyemo amafaranga ntawamenya. Agitera imibare arakirambura. Uko yarakarambuye umwana arasoma. Ntibari gusoma ibiki nyagasani. Ari gusoma aratitira atangira gutitira atangira nyagasani ho aratitira. Umwana uko yagasomye igitabo umwana atangira gutitira ho. Abandi bagiye asigaye inyuma mugenzi we ni bora acukuye. Uko yagatitiye ho kurikira filime arasoma. Ntibari gusoma ibiki ntibari ibiki atangira gucanganyikirwa atangira gutitira arahwera ho. Umwana yarahwereye nyagasani. Kurikira bya episode ya kabiri ndaza ko tugakomeze mu gihe filime yitwa The Book of Kazi nyagasani. Umwana wa mbere arapfuye abandi bari imbere bazi ngo mugenzi baracyari kumwe. Abakomeje imbere bimeze bite? Ese iki gitabo ni bwoko ki? Igitabo umwana wa mbere asomye ahise apfa ho. Twatangiye filime mugenzi hari umugabo batubwira witwa Rugamba wakoraga ibitabo mugenzi byateraga urupfu. Uwo mugabo mugenzi bamwirukanye mu cyaro bamwohereza mu ishyamba. Sasa niba ari iri ngiri ndagira ngo mugenzi episode ya kabiri bikomeze babwira ko mugenzi filime muyigezwaho na Gerard Escape Karaburu ndetse na Goneraza.com na GEM Studio.